kubw'imirambo n'imiti ubaye mwinshi bitasohoka hanze nihuta njya kuruka. Iryo joro narutse bikabije cyane numva ngiye kuruka n'umutima ku buryo madamu wanjye yatangiye kugira ngo bandoze. Umwuka numvaga unzengurutse bikaba bibi igihe ngerageje gufata ibyo kurya. Iryo joro nahise rinaga ku gitanda ndaryama ariko numva gutuza gukomeje kubura. Agatotsi karantwaraga hashira akanya ngashigukira hejuru. Kera kabaye ndasinzira nkabuka mu gitondo numva ameze neza nk'ibisanzwe. Ariko nkagira koba nkumva sinasubira ku kazi. Kuko nagomba kujya ku kazi saa 12 nkaba ndiyo. Nabyutse kare nditunganya n'icyayi mitafata inzira nerekeza ku bitaro. Nageze ku kazi ntangira kubwira mugenzi wanjye byambayeho, aratangara ariko arambwira ati ibyo ni nko kumugora twita akagira ibyo ahuga ngo nanjye nzageraho mere neza njye numva nta kibazo. Yahise yitunganya avanaho imyenda y'akazi maze ahita agenda nanjye sigara aho ngaho mu kazi. Muri morgue ni ahantu haba hateye ubwoba. Kuri uwo munsi wa kabiri nicaye ku ntebe hirya ku muryango usohoka kuko numvaga mfite ubwoba bwo kongera gusubiramo. Kandi numvaga umwuka waho utari mwiza kuko ababaga baryamyemo ari abakozweho n'urupfu kandi bigiye kugira impumuro itari nziza. Nkicaye aho nagiye kubona abaganga baje baza bafite umurambo mu kagare kabugenewe ndetse uzorekejwe na ba nyirawo. Bari baje baherekeje umuntu wabo ngo bamwandikishe ko asigaye muri morgue bazaza kumureba umunsi ukurikiyeho. Ariko kuko morgue imirambo yari yuzuye byabaye ngombwa ko dutunganya ku ruhande hasi tuba tumurambitse aho ngaho. Wari umurambo w'umusaza ukuzemo ukuntu bigaragara ko yari mu myaka nka 70 kuzamura. Twahise tumutera imiti ngataza kunuka hanyuma gahunda z'akazi zirakomeza nk'ibisanzwe. Abaje kureba umuntu wabo tukabafasha kumugeza mu modoka. Bamwe bansigiraga amafaranga ku buryo uwo munsi saa 6 nagiye gufata ifunguro mu mafaranga bari bampaye. Gusa akobako kari kose mu nzira aho nagendaga. Muri nteze amatwi ntushobora kwiyumvisha umubare w'abantu bapfa buri munsi. Abantu barapfa cyane ku buryo ugira ngo ni icyorezo. Ariko iyo utari kwa muganga uba wumva nta kibazo ibintu ari amahoro. Uwo munsi navuye hanze nzafite ikinyamakuru cyo gusoma ndaza nongera ngenzura uko imirambo imeze muri morgue maze mbona ni sawa maze mpita nicara ku ntebe ku muryango ntangira kwisomera. Yicaye ndi gusoma rero nibwo natunguwe ku nshuro ya kabiri. Nagiye kumva numva umuntu aritsamuye mu cyumba cy'imirambo. Niyumviye umuntu yitsamura kandi nari mbizi neza ko abakobwa batarimo. Gusa nabanje gushidikanya ariko ngiye kumva numva umuntu arongera aritsamuye. Nahise mpaguruka ntera intambwe ninjira muri morgue. Naragenzuye mbona imibiri yose yoroshwe ibitambaro byabugenewe mpagarara umwanya ngo numve ko hari unyeganyega wapi. Natangiye kujya mu rujijo ntangira kwibaza niba umurambo ushobora kwitsamura ndetse ngezeho numva nahera ku murongo ndeba umwe ku wundi kuko nakekaga ko haba harimo umuzima. Nahisemo kwisohokera nicara ku ntebe yanjye ariko ntarafungura ikinyamakuru ngo nkomeze nisomere. Nahise numvise kidasanzwe ndetse ntera ubwoba cyane kuko numvaga yifitemo izindi mbaraga ukuntu. Iyi si mureba ku manywa mugenda ibirame bitangaza. Ni isi dutambuka n'abadayimoni tukicana abo mu modoka bigiza abamama cyangwa abakobwa beza. Bakigira abagabo cyangwa abasore ndetse tukabakunda. Ninjiye muri morgue ngezeyo nkubitwa n'inkuba. Nibaza niba ndi kurota. Wa musaza wari umaze kuzanwa bavuga ko bazaza kumureba umunsi ukurikiyeho yari yabyutse yicaye kandi yubitse umutwe acecetse cyane nk'uri gutekereza. Nanjye nagumye aho mwitegereza gusa maze numva arambwiye ati urareba iki wowe? Mbwira muganga ko ndi muzima zana ntware. Yambwiraga ayo magambo n'uburakari bwinshi. Nanjye sinatindiganyije nahise nihuta nkomeza muri koridoro kubw'amahirwe nkubitanya n'umuganga. Yarambonye abona ko mfite igihunga nuko arambaza ati bigenze bite ufite ikihe kibazo? Yambajije gutyo nge nisanga kuvuga byananiye ahubwo ndi gutunga urutoki muri morgue gusa. Ubwoba no gutitimira byari byasimbuye kuvuga. Muganga yarandebye abona ko hari ikibazo cyabaye ahita azatujyana muri morgue. Kimwe mu bintu byantangaje, kimwe mu bintu byantunguye cyane, kimwe mu bintu byanteye gutinya no kwibaza cyane nuko nasanze uwo navuga ngo yazutse ari umurambo uryamye kandi upfukiye mu bitambaro nka mbere. Naratunguye cyane na muganga akomeza kundeba gusa kuko ntiyamenyaga ibiri kuba kuko yageze muri morgue akabona haratuje. Muganga yakomeje kunyitegereza bisa naho ategereje ko ngira icyo mvuga ariko nkomeza gutitira cyane kuko numvaga ubwoba bwinshi cyane. Ufite ikihe kibazo Ernest? Muganga yambajije gutyo ashaka gusobanukirwa aho kumusubiza nanjye mutungira agatoki uwo murambo. None afite ikihe kibazo? Yambajije gutyo nanjye ntangira kumubwira akantu ku kandi ko byifashe nawe akomeza kunyitegereza cyane asa naho atabyiyumvisha. Yahise yegera uwo murambo avana igitambaro aranyeganyeza abona ko umuntu yapfuye atiriwe anawupima ahita ahindukira arigendera. Nasigaye aho ndi gutekereza maze mpita nsohoka njya kwiyicarira. Nagiye kubona mbona ba nyiri umurambo bahise bagaruka bavuga ko gahunda yo kuwutwara ejo yahindutse
nanjye numva ngize ibyishimo kuko uwo muntu wabo yari amaze kuntera ubwoba. Ibi ndi kubabwira mushaka kubyumva nk'inkuru, ariko niko biri. Yari umumama n'abagabo batatu kandi n'ubundi nibo bari bamumuzanye mu gitondo. Baraje turavugana, bambwira ko bamaze kuvugana n'abaganga, maze ndabafasha umurambo wabo tuwushyira mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux bari bazanye. Abagabo babiri bicara inyuma impande y'isanduku tuba twamushyizemo, umumama n'umushoferi bicara imbere barigendera. Ntibansigiye aho kuko bahise bampa inote y'ibihumbi 5. Ku mutima ndavuga nti nubwo kano kazi katoroshye ariko karimo ifaranga. Bamaze kugenda maze muganga Beta baraje. Muganga Betty niwe wari mukuru ku bijyanye no kwita ku mirambo, akamenya ko imiti yo gutera imirambo ihari kandi ko gahunda zigenda neza. Yahise azareraho narindi. Ndamubwira nti umurambo wa musaza bamaze kuwutwara. Yaratunguye cyane ararakara maze arambaza ati kuki waretse bajyana umurambo batarabanza kwishyura imiti? Kuki utambwiye? Sinjye ushinzwe kuguha uruhushya rwo kureka umurambo ugasorwa mu bitaro. Ukoze amakosa akomeye cyane. Ntibari bakubwiye ko bazaza kuwufata ejo? Kuki utatekereje ku mpamvu bagarutse huti? Ugomba kumenya ko hano abarwayi batoroka ibitaro kandi bakiba imirambo yabo bashaka gukwepa ubwishyu. Muganga Betty yari wa muganga muto cyane mu gihagararo, ariko yavugaga ibiteye ubwoba akanga cyane. Nahisemo guceceka, aravuga cyane amaze kwimarayo, ahita yinjira muri morgue, maze abakobwa babiri barahageze bamufasha gutera umuti umurambo. Njye nkomeza kwihagarara aho hanze nta kintu mvuga. Umugoroba wamaze kugera, mugenzi wanjye aza kunsimbura, mubwira ibyambayeho byose, nuko mpita afata inzira ndataha. Ntaha numva mfite ubwoba n'igishyika. Nyamara ibyo nari mbonye byaragatonyanga mu nyanja. Byasaga nk'ari itangiro ntaramenya neza ibibera mu isi. Iyo nza kumenya ibizambaho, banahise ntahira rimwe sinzagaruka gukora ako kazi ukundi. Natashye ntekereza cyane ibibaye, ariko nta mfite nimero ya muganga Betty kugira ngo hatazagira uwongera kunkoresha ikosa agatwara umurambo tutabanje kuvugana. Nabonye ko ngomba kugirana nawe imikoranire ya hafi kugira ngo akazi kanjye kanoge. Nageze mu rugo nganiza umugore wanjye ibyambayeho byose, nuko aranyihanganisha ariko aranankomeza. Kubera ikibazo cy'ubukene, umugore wanjye yumvaga ntagomba kureka ako kazi. Yatetse ibyo kurya turarya, hanyuma turaryama buracya. Umunsi wundi w'akazi uratangiye. Nasubiye ku kazi ariko ngenda nibaza ikiri bumbeho. Numvaga buri munsi ugomba kugira igitangaza cyawo. Kari akazi kavunanye kandi ntabwo ubwoba cyane. Naribazaga nti bizagenda bite umunsi nakoze mu gihe cy'ijoro, kuko narebaga ibiri kumbaho ku manywa nkibaza uko byagenda biramutse ari nijoro. Nageze ku kazi mbanza kureba muri morgue uko byifashe, maze mpita ngenda nicara ku ntebe aho nakoreraga uburinzi. Nyuma y'igihe cy'amasaha 2 nagiye kubona mbona wa mumama n'abagabo babiri banyibye umurambo, baje bihuta baganira na muganga Betty. Baje bihuta bagana aho ndi. Byarantunguye cyane, maze bageze aho ndi muganga atangira kumbaza ati ntiwambwiye ko ejo abantu bagarutse gutwara umurambo wabo? Nanjye ntiyego. None habaye iki? Umwe muri bo yaratangaye cyane arabihakana yivuye inyuma ngo ntibishoboka, ngo nibabwira isaha baziye gutwara uwo murambo. Yavuze gutyo ubwabo urantaha, ntangira kugira ngo nuwa abantu. Ndababwira nti mwe mwese ejo ntimwaje gutwara umuntu wanyu nkabafasha kumushyira mu modoka? Umwe arambwira ati watwibeshyeho wa mugabo we, ntabwo ari twebwe. Ufite igihamya? Ejo twabwiye ko tugiye kwicara nk'umuryango twegeranya amafaranga kugira ngo uyu munsi tuze gufata umuntu wacu. Umuntu wacu ari hehe? Umwe akimara kuvuga gutyo wa mama yahise atangira kurira avuga ngo arashaka papa we. Nari nabanje kwifata bikino, ariko muganga yahise atujyana ku muyobozi mukuru, maze ndisobanura nabo barisobanura, nuko babwira ko bataha bakazagaruka nyuma y'iminsi 3 hamaze gukorwa igenzura, haba kuri za kamera zo mu bitaro ndetse n'ahandi hashobora kuva ibimenyetso by'aho umurambo uri. Nasubiye ku kazi nabo barataha. Genda nibaza ko baba bari kubikora ku bushake ngo batazakurikiranwa. Nageze kuri morgue ngira ngo hari n'inzozi. Nongeye kubona ikintu gitangaje ku buryo nahise ntekereza ko naba naragabwe igitero cy'abadayimoni ntabizi. Nagiye kubona mbona wa musaza bashakishaga ngo ntibamutwaye, kandi nzi neza ko nabafashije gushyira umurambo we mu modoka, yicaye aho ngaho muri morgue arimo kunseka cyane. Numvise nguye mu kantu kandi amaso yanjye ahita azamo ibitotsi byinshi cyane, mbona aho mpagaze yahise hijima mpita nikubita hasi. Nongeye gufungura amaso mbona ndyamye ahantu mu gitanda, ndetse yashize umwanya nza kubona neza ko ari mu bitaro ndyamye. Numvaga nshaka kwibuka ibyambayeho ariko nabishaka mu mutwe nkabibura, kandi nkumva ndaribwa ingingo zose z'umubiri. Iruhande rwanjye nabonye umugore wanjye ahagaze, ndetse mbona arishimye, numva aravuga ijambo ati Imana ishimwe umugabo wanjye arakanuye. Nagumye aho ngaho, maze mu masaha ya nimugoroba ndabyuka ndatembera, ndetse bahita bamurushya ndataha. Nabwiwe ko navanywe muri morgue nituye hasi,
ngo nkaba naraye ijoro ryose muri koma. Byarantunguye